Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza kuguhagarara ku mirongo ifite inkingi mu musigiti mu gihe cy'isengesho. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Uislamu bwigishije ko abantu bagomba kugorora imirongo no kuyifatanya no kwirinda gutatanya, kuko ibyo ngibyo biri mu binoza isengesho kandi bikazana n'ubumwe hagati y'abayisilamu. Bityo abayisilamu bahagarara ku murongo neza bahuje utubumba mpore kandi bemye bahuje umugambi n'umutima uri hamwe. Icyo ari cyo cyose cyatuma abantu batakaza uwo mugenzo wo guhuza no kunoza isengesho, icyo ngicyo cyose abayisilamu bagomba kucyamagana no kukirinda uko bashoboye kose. Hanyuma kubijyanye n'inkingi ziba ziri mu misigiti zifasha inyubako kubaho, hanyuma abantu bakakora imirongo rimwe na rimwe imirongo ikazigonga, ahangaha harimo ibice bibiri. Igice cya mbere ni igihe umusigiti wuzuye nta n'ahandi abantu basengera usibye gusenga bahagaze kuri izo nkingi, ahangaha ntacyo bitwaye ko bahagarara muri iyo mirongo, hanyuma n'inkingi zikabajyamo hagati, niba kwegera imbere gatoya kugira ngo bazihunge cyangwa se gusubira inyuma kugira ngo bazihunge, niba ibyo ngibyo byatubya umusigiti kandi bikabuza abantu gusari, kandi umusigiti wuzuye bityo abari hanze cyangwa se abatabashije kwinjiramo bakeneye kubona aho bahagarara, icyo gihe ntacyo bitwaye ko abantu bakorera imirongo yabo kuri za nkingi. Naho igihe umusigiti utuzuye, imirongo ibigomba kujya kure y'inkingi no kwirinda kuyicamo kabiri hakoreshejwe inkingi, kuko hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama, muri hadithi mu mvugo z'abasahaba bavuga igihe cy'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama, baravuga ngo kunna nunha an nasuffa bayna as-sawari ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallama wa nutradu anha tardan. Ati twajyaga tubuzwa guhagarara ku mirongo, iyo mirongo irimo inkingi, kuko izo nkingi zabaga ari inkingi ebyiri n'ubusanzwe zifashe ibisenge, byabaga bikozwe mu biti by'itende cyangwa se mu mababi y'itende. Rero babuzwaga gusenga bahagaze muri izo nkingi cyangwa se hagati y'izo nkingi. Hanyuma umusahaba ahangaha Muawiya akavuga ngo wanuturadu anha tardan, hanyuma tukazirukanwamo dushishikarijwe, abatwirukana bashishikaye. Ni ukuvuga ngo batwirukananaga ubushake badukura no muri izo nkingi, kubera ko byangiza imirongo kandi bigatandukanya n'isafa. Ariko nk'uko twabivuze, iyo umusigiti wuzuye cyane ntacyo bitwaye ko abantu bahagarara aho ngaho kubw'impamvu, hanyuma umusigiti waba ufite umwanya wundi cyangwa se abantu bakisanzura batazihagazeho, cyangwa se bashobora kuzikwepa bakazikwepa uko bashoboye. Wallahu a'lam.